Okay, alright. Ibi byiza cyane kandi rwose none amahoro y'Imana kuri umuntu ngiye kunda rwose kandi kukurikira ibiganiro byacu hano kuri Gakuru Onea. Ngiye gusuza kandi kwikiriza rwose nitwa Teacher Gakuru nko mu bisanzwe kandi mu mategeko by'umwihariko y'umuhanda, aho tugiye kwigana ibyapa by'umwihariko ibyapa byitwa ibyo gutambuka mbere. Ubundi ni byiza ko ujya gukora ikizamini warabanje kwiga ibyapa, ni byiza ko ujya gukora ikizamini warabanje kumenya ngo ibyapa bikora iki. By'umwihariko ukagomba kumenya amategeko atanu cyangwa amoko atanu y'ibyapa. Kuburi tugira ibyapa byo gutambuka mbere, ari byo tugiye guheraho, tukagira ibyapa biburira, tukagira ibyapa bitegeka, tukagira ibyapa bibuza ndetse n'ibyapa ndanga. Ayo namoko atanu y'ibyapa ugomba kuba uzi, kandi hano ku muyoboro wacu wanyu kandi wa YouTube tubisheje ko rwose tugiye kugenda tubibakorera neza cyane rwose. Mbere ko dutangira ndabanza nkumenyesha ngo we muntu utarakora subscribe no mwanya uza kugira ngo ikore tuzacyuka n'ibiganiro byacu bya munsi bisanzwe kandi bikurikira. Hanyuma kandi nkumenyesha yuko buri we muntu waba wifuza ko tuguha code rushya rw'agateganyo ariyo provisoire cyangwa code rushya rw'aburundu ariyo permis, biroroshye cyane cyifuzo ntugisengera kwagezeho bikemukira. Nimero watwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukayiduhamagaraho ni 0791824670. Iyo nimero ushobora kuyitwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukayiduhamagaraho tugahita tugufasha byose. Ku bantu muba mufite ikizamini cya provisoire ariko muzineze ko mutihuguye mu buryo ukoresha mudasobwa, ubwo ndavuga computer, biroroshye cyane turabafasha, aho tugenda tuguha ibizamini ukagenda wihugura neza cyane rwose mu buryo bwiza bworoshye kandi bwihuse. Nyamuneka nazagira umuntu utsindwa kuko tuguhaho ibizamini ukagenda ukora ibizamini wikosora rwose. Ni ibintu byiza cyane, mubikunde munamenyesha n'abantu muzi neza ko bigoye. Ushobora no kubuzi no gukoresha mudasobwa ariko uzi neza kutarabona aho uburyo ibizamini bikorwa. Nyamuneka mbere yo kujya mu kizamini ugomba kugenda wirinze igihunga ukaza tukagufasha rwose, birakunda kandi bigenda neza. Si ibyo gusa, itangazo rya nyuma tugufitiye application nziza cyane zigufasha kwiga. Na application nziza birimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400. Na application nziza irimo ibyapa byose, ikabamo imirongo yose, ikabamo amatara yose. Nyamuneka kuri wowe muntu rwose ukeneye kwiga, kuri wowe muntu ukeneye rwose gutsindira provisoire mu buryo bukoroheye, iyo na application nziza usabwa kujya gukora ikizamini wararebye. Muri application nziza birimo ibibazo nkuko rero n'ibisubizo bigera kuri 400. Yabamo ibibazo by'amashusho mutajya mubona kandi police ibaza, yabamo ibibazo bigendanye n'uburemere burebeye ku matoni, burebeye ku mitambiko y'ibinyabiziga, yewe ibigendanye n'imivuduko abe mu nsisiro ndetse no hanze y'insisiro. Ibyo byose biri muri application. Nyamuneka na application usabwa kujya gukora ikizamini warabanje kunyuzamo amasoro banje kureba. Reka rero nizere ko amatangazo ahagije, reka twise cyane nta gutinda dutangire n'ibyapa byacu by'umwihariko ibyapa byo gutambuka mbere. Ariko kandi uko nabikubwiye turajya tugera ku cyapa nkikwereke, nkubwire icyapa bakibaza gutya kisubizwa gutya, kiba kibaza gutya gisubizwa gutya. Tudatinze rero, ubundi ibyapa byo gutambuka mbere icyo wabimenyaho cya mbere nuko ni ibyapa ubundi by'umwihariko byifashishwa ariko bigaragaza umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gutambuka mbere, by'umwihariko mu masangano cyangwa se imihanda iba ihurira. Ni ukuvuga ngo muri cya gihe uzaba utwaye ikinyabiziga cyawe ariko ukagenda ukagera mu isangano ry'imihanda cyangwa se imihanda ihurira, by'umwihariko umuhanda umwe ugasukira mu wundi cyangwa se inzira nyabagendwa izigahana imbibi n'indi nzira nyabagendwa uba ugiye kwinjiramo, ubwo nyine bacanzemo akantu k'amategeko y'umuhanda byanyabyo muri terime tekinike. Ubundi hariya umuhanda ubuhurira n'undi tubyita cyangwa se tubivuga ngo iki, tuvuga ngo inzira nyabagendwa ihana imbibi n'inzira yindi nyabagendwa iba igiye kwinjiramo. Yego, reka rero nongere nkubwire no, reka twitangirire. Ngira ngo uri kubona hano ni ibyapa bingahe, ni ibyapa 6 byonyine, ibyo byapa byo gutambuka mbere. Reka rero tubirebe turebe buri cyapa ndetse n'usobanuro bwacyo hanyuma duhite dukomeza. Icyapa cya mbere mu byapa byo gutambuka mbere ni iki? Ngira ngo muri kubona icyapa maze kubashyiriraho. Ubundi iki ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Hanyuma icyapa cyo gutambuka mbere kivuga ijambo rimwe ngo tanga inzira. Utwaye ikinyabiziga wajya kubona ukabona ubonye iki cyapa imbere yawe, kizakubwira ijambo rimwe ngo ugira gute, tanga inzira. Mwiko turi kwiga ibyapa byo gutambuka mbere, bigaragaza ugomba gutambuka mbere mu masangano cyangwa se n'ahandi hari hose wabure n'ikinyabiziga wenda se hari ubugari budahagije kugira ibinyabiziga bibe byabisikana neza, ukisanga ufite iki cyapa kizakubwira ijambo rimwe ngo ugira gute, tanga inzira. Ku bantu wenda muzi nko mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko ahazwi nko ku Kinamba, urabona uturuka ku muhanda wo ku Rwibutso, ubwo ni kubira abantu bawuzi, uturuka ku muhanda wo ku Rwibutso uza ugiye kwinjira mu uyu muhanda munini uzamuka Kacyiru cyangwa se ukomeza ujya Nyabugogo, hari kino cyapa kuri muhanda uturuka mu Rwibutso imbere y'ira station neza, ndavuga ku Rwibutso hano rwa Gisozi, neza hari kino cyapa. Muzakitegereze muzakirebe, abazakibona muzanyandikira muri comment umbwire muti cya cyapa twarakibonye. Ariko kandi mwahise munasobanukira icyo kivuga, kiravuga ngo ugira gute, tanga
inzira. Ndizera ko kino cyapa kigaragara rwose tudatinze twihuse. Reka no tujye no ku cyapa gikurikiyeho. Okay, alright. Icyapa gikurikiye nacyo rwose ngira ngo cyamaze kugera kunyakira amashusho yawe. Cyo iki cyapa wakwibaza ngo kivuga iki cyangwa se gikora gute. Iki ni kimwe mu byapa nkuri kubibona, nacyo ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Ona cyanditsemo ijambo stop. Iri jambo stop ryanditsemo hano rero ntabwo ubundi mu cyongereza riravuga ngo hagarara. Ariko none tuze ruje mu kinyarwanda, iki cyapa cyangwa se iri jambo muri make ukabona icyapa kizaba kivuga ngo hagarara akanya gato. Nubwo handitsemo ijambo stop byakavuze ngo hagarara ukagarukira aho ngaho, ariko mu mategeko y'umuhanda mu kinyarwanda kino cyapa cyawe kivuga ngo hagarara akanya gato. Iki kintu mucyumve neza, mucyiteho cyane. Iyo ufite iki cyapa imbere yawe uzaza ubanza uhagarare gatoya mbere kukomeza kugera, kuko nuvuga ngo iki cyapa ubundi reka wenda mbashyireho nk'indi foto mbere ku bundi buryo gikora. Okay, alright. Ngira ngo muri kubona iyi foto ubundi imberetse. Uri kubona ko iyi ngiyi iki kinyabiziga gihagaze hano imbere gato, kigiye kwinjira mu muhanda uhana imbibi n'inzira nyabagendwa ugiye kwinjiramo. Ubundi iyo bavuze ngo inzira hano imbibi n'indi nzira nyabagendwa ugiye kwinjiramo, ni iyi mihanda baba bashatse kuvuga. Nukuza uva mu muhanda umwe ariko uza ujya mu wundi. Uri kubona ko iki cyapa n'undi kiriho hano imbere y'ikinyabiziga cyanditsemo ijambo stop. Ariko nako mbere ko iki kinyabiziga kinjira muri uyu muhanda kirabanza kikagira gute, nukubanza ugahagarara umuyobozi w'ikinyabiziga akitegereza neza mu bice bibiri, cyaba igice cy'ibumoso bwe cyangwa iburyo bwe, akareba neza umuhanda bagiye kwinjiramo. Ubundi amara guhagarara kanya gato yitegereje neza, akabona kugira gute, akabona gukomeza. Ko burya ntabwo hano aba ari kureba imbere ye neza cyane, niyo mpamvu azaza akabanza agahagarara kanya gato, yarangiza nyuma agahita agira gute, akabona gukomeza. Iki cyapa rero nkuko nani bikubwiye nyine cyanditsemo ijambo stop kugira ngo ubone aho gikora neza, ntuzakice. Icyapa kiravuga ngo hagarara akanya gato. Ndizera ko kino cyapa nacyo kigaragara rwose nta gutinda twise cyane. Reka no tunyarukire no ku cyapa cyacu kindi gikurikiye. Okay, alright. Icyapa cyacu gikurikiye ngira ngo uri kukibona rwose imbere yawe kunyakira amashusho yawe. By'umwihariko uri kubona ko gifitemo ubuso bw'ibara ry'umuhondo, kikagira umuzenguruko wakwita umukara, ariko none kandi urimo covered y'ibara ry'umweru, ngira ngo muri kubibona. Iki cyo rero ni kimwe nacyo mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere, ariko kandi iki cyapa ntacyo tugira mu Rwanda. Buriya hari ibyapa uzasanga tugira mu Rwanda, ariko nibyo uzasanga tutahagira. Kwa rero mu gushakisha ibyangombwa byo gutwara cyangwa se ibyangombwa byo gutwara nyine ibinyabiziga mu Rwanda, ibyo ngibyo tubishakira ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu uzabona umuntu ufite ari kategori usanga hano mu Rwanda zidakora, ingongomani, indundi, ingande, izo kugira ngo zitware hano mu Rwanda hari ukuntu bisa n'ibigo, ariko waba ufite perimi y'inyarwanda wemererwa gutwara mu byo bihugu ndetse no mu bindi bihugu mpuzamahanga kwemererwa gutwariramo. Kubera iki? Twiga amategeko y'umuhanda ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu rero iki cyapa ntacyo tugira mu Rwanda, ibyo byo mubanze mubimenye, ariko kandi turakiga. Niyo mpamvu ngiye no kukibasobanurira icyo kivuga, yewe no mu mategeko y'umuhanda cyangwa se uri gushaka provisoire kino cyapa barakibaza. Iki cyapa rero kiravuga ngo umuhanda batambukamo mbere. Ni ukuvuga ngo iyo ugifite imbere yawe kizaba kiri kukubwira ngo umuhanda batambukamo mbere. Bazakikubaza gutya bakubaze ngo icyapa gishatse kuvuga iki, ntibizakugore, ntuzajye kure, ntuzanatekereza ibintu byinshi, uzahita usubiza ngo kivuga umuhanda batambukamo mbere, kugira ngo mubyumve neza no mu buryo bisa naho byoroshye. Ariko mbikubwira hari igihe bazakikubaza mu magambo, bakakubaza ngo icyapa kivuga umuhanda batambukamo mbere kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A umweru, B umutuku, C umuhondo, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngira ngo ku bantu turi kugendana neza ku muvuduko wo hejuru cyane, mwese mumva ko uzahita usubizaho umuhondo, ko umuhondo ni ibara ririmo hagati. Iri bara ririmo hagati na hagati nibwo buso. Ubuso rero bw'iki cyapa kivuga umuhanda batambukamo mbere, uri kubona ko gifite ibara risa gute, ibara ni umuhondo. Uvuga ngo mubyumve neza, mubyiteho kandi mubyiteho cyane. Icyapa kivuga umuhanda batambukamo mbere gifite ubuso bw'ibara rihe, gifite ubuso bw'ibara ry'umuhondo, ari nacyo iki ngiki. Niba kikubaza kigaragara gutya bakoza nk'icyapa gishatse kuvuga iki, cyagisobanura iki, uzasubiza ahanditse ngo umuhanda batambukamo mbere. Niba kikubaza mu magambo kitari kugaragara bakakubaza ngo icyapa kivuga umuhanda batambukamo mbere kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira, uzasubiza ko ari umuhondo nk'uko muri kubona, kandi ngerageje kubibasobanura neza cyane. Ngushimira cyane umuntu wakoze subscribe rwose kwa umuryango mugari w'abakunzi bacu hano kuri Gakuru On Air. Ndagushimiye cyane rwose, Imana imujuru gumigisha kandi guhazuburame, ariko nawe utarayikora rwose n'umwe mwiza kugira ngo uyikore, utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi bisanzwe kandi bikurikira. Twise cyane none rero reka tunyarukire no ku cyapa gikurikiye. Okay, alright.
icyapa gikurikiye niwitegereza neza gisa nkaho gitandukanye akantu gatoya n'icyapa twari tuvuye kivuga umuhanda batambukamo mbere, gusa kino aho bitandukanye harimo kano karongo k'umukara. Musubize inyuma mure kuri cya cyapa twari tuvuyeho, kano karongo k'umukara nta karimo, ariko iki kirona ko harimo kano karongo k'umukara. Ikiro kivuze ngo iherezo ryo gutambuka mbere. Cya cyapa tuvuye mu biko kivuga umuhanda batambukamo mbere, iki cyo kiroro cyane kivuga ngo iherezo ryo gutambuka mbere. Nuvuga ngo niba wari ufite kiriya cyapa wagenera gutambuka mbere, ibindi binyoze gutambuka mbere, icyapa cyo kirakubwira ngo iherezo ryo kugira gute ryo gutambuka mbere. Ntikizagucange, kiroroshye, nubwo kenshi batakibaza cyane, ariko iki nacyo kigendanye na kiriya cyapa twari tuvuyeho. Nizere ko nacyo mukibonye rwose kandi kigerere, ndetse rwose munagifashe icyo gishatse kuvuga. Nta gutinda twese cyane rero, noneho reka tunyareshe kirano ku cyapa cyacu gikurikiye. Okay, alright. Icyapa cyacu gikurikiye cyamaze kugera kunyakira amashusho yawe nkuri kubona, kiri mu ishusho y'uruziga, kikagira ubuso bw'ibara ry'umweru ndetse n'ibirango bibiri harimo umukara ndetse n'umutuku, ariko kandi kikagira n'umuzenguruko w'ibara ritukura. Hariho rero icyo ugomba kumenya, nkuko twabibonye turi kwiga ibyapa byo gutambuka mbere mu byibuke. Muri ibyapa byo gutambuka mbere rero tugeze kuri iki cyapa uri kubona imbere yawe, ariko kandi icyapa gisa naho cyoroshye kuba wagikora, kubera yuko impamvu ya mbere kitagoye ni ukubera yuko ngiye kukigusobanurira urahita usanga ari icyapa cyoroshye no mu buzima ntabwo kizongera gutsinda, ntikizongera gucika. Iki cyapa rero kiravuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Ndagisubiramo, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Ese bishatse kuvuga iki? Watambuka mbere gute kw'ibinyabiziga bya biturutse aho ujya? Iki cyapa muri make tugerageje kukinyuramo kivuze iki? Kuki ubundi icyo gisobanuro ari cyo cyacyo? Ubundi kino cyapa kizashyirwa ahantu uzasanga ari ibinyabiziga bigiye kubisikana. Niwitegereza tuno twambi tubiri, harimo akambi k'umukara kamanuka n'akambi k'umutuku kazamuka, ari byo bino birango nyine. None rero muri bino birango, kano kambi k'umukara kamanuka n'ak'umutuku kazamuka, ibi ngibi bifate nk'ibinyabiziga. Ariko mu mategeko y'umuhanda ikintu cyose kiri mu ibara ritukura kirabuza. Kiba kibuza cyangwa se kiba kibuzwa, tubifate gutyo. Niyo mpamvu kandi kubisikana bikorerwa iburyo. Kubisikana uko kundi ibinyabiziga biba bihuye, kimwe kimanuka ikindi kizamuka. Uzarebe umuntu agwaye ikinyabiziga ukajya mu muhanda ugiye gutwara, uzahita ugishyira mu gisate cy'iburyo. Niyo mpamvu kubisikana bikorerwa iburyo. Wowe uri iburyo uzabisikana n'ubumoso, muzagenda muhura. Kandi wowe ibumoso, wowe umubona ibumoso bwawe, ariko nawe abakubona ibumoso bwe ko nawe burya bari iburyo bwe. Kubisikana bikorerwa bikorerwa iburyo. Muri bino binyabiziga bibiri rero, niba tumaze kubyumva ko kubisikana bikorerwa iburyo, noneho kandi iburyo bwacu twaba turi mu mutuku, bivuze ngo twe tugiye kubisikana, ariko turi mu ibara ritukura. Impamvu ndi kuvuga ngo nitwe turi iburyo nuko iburyo bwacu niho hari mu mutuku. Ugomba kureba iburyo bwawe mbere kusubiza iki cyapa, ukamenya ngo ese ngende muri hebara. Rero niba turi iburyo twaba turi mu mutuku, tubujijwe gutambuka mbere. Mwibuke ko turi kwiga ibyapa byo gutambuka mbere, kandi iki ni icyapa cyo gutambuka mbere. Rero niyo mpamvu gutambuka mbere muri ibi birango turi kubona byemewe kuri uyu muntu uri mu mukara. Niyo mpamvu icyapa kivuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Wowe w'umutuku uri kujya imbere, ariko iby'umukara biturutse aho uri kujya. Niyo mpamvu rero ni gutambuka mbere kw'ibi binyabiziga biri mu mukara, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga ibi biri mu mukara biturutse aho ujya. Bazaguha iki cyapa gutyo bakubaze ngo iki cyapa gishatse kuvuga iki, uzasubiza ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Ikintu ugomba kumenya, iki cyapa ntacyo tugira mu Rwanda. Ugomba ngira umite mbyihutisha mbibabwire kandi nabasobanurira impamvu ari ibyapa uzasanga tutagira mu Rwanda. Ikindi kandi hari igihe kino cyapa bazakikubaza mu magambo, bakakubaza mu magambo ngo icyapa kivuga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya gifite ibirango by'amabara akurikira. Bazakubaza A, umweru n'umukara; B, umutuku n'umweru; C, umukara n'umutuku; D cyangwa nta gisubizo cy'ukurikiramo. Uzasubiza he niba twagendanye neza? Ni ku mukara n'umutuku nko muri kubona muri kino cyapa. Ibirango ni tuno twambi tubiri, kano kareba hepfo n'akandi kareba ruguru, kamwe k'umukara ndetse n'akandi k'umutuku. Niba kubaza mu magambo bakakubaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya gifite ibirango by'amabara akurikira, uzasubiza hehe? Uzasubiza ku mukara ndetse n'umutuku. Ndizere ko kino cyapa kigaragara neza rwose kandi cyumvikanye. Noneho twise cyane, reka tujye no ku cyapa cyacu cya nyuma gisoza amoko y'ibyapa, gisoza ibyapa byo gutambuka mbere. Okay, alright.
iki cyapa nacyo dusorejeho cyangwa se dusorezaho kimaze kugera ku nyikiramashusho nk'uko ubibona, kiri mu ishusho ya mpande enye, kikagira ubuso bw'ibara ry'ubururu ariko kandi kikagira ibirango bibiri harimo umutuku ndetse n'umweru. Iki rero nacyo ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere, ariko nibitegereza muri bino birango bibiri by'umwihariko mu mutuku ndetse n'umweru, nabibabwiye mbere ko ukora icyapa kirimo ibirango bibiri uzajya ubanza umenye ngo ese njyewe ndiwuhe muri bino birango bibiri, kandi twabonye ko kubisikana bikorerwa hehe? Iburyo, mu byibuka. Bivuze ngo uzajya ubanza ijisho ryawe rirebe ku kirango kiri iburyo, kandi ikirango dufite iburyo kiri mu ibara ry'umweru. Aha, icyo turakibonye. Ubwo dusobanukiye ko twebwe turi ku kirango cy'ibara ry'umweru. Ubwo twebwe uruhande rwacu ni hano mu mweru, ariko abandi bacu tugiye kubisikana bo bari mu ibara rigize gute? Ritukura. Kandi uko nabibabwiye nk'uko binasanzwe, mugomba kumenya ko ikimenyetso cyose kiri mu ibara ritukura kiba kibuzwa cyangwa se kibuza. Niyo mpamvu bano bantu bari cyangwa se ibintu binyabiziga biri mu ibara ry'umutuku bibujijwe gutambuka mbere yacu, mwiko turi kwiga ibyapa byo gutambuka mbere. Ubwo rero kino cyapa kiravuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Bino binyabiziga biri guturuka imbere twebwe aho turi kujya. Ndagisubiramo, iki cyapa kiravuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga y'ibyo binyabiziga biri mu mutuku, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Vuga ngo rero kuri kino cyapa dufite icyo musobanukirwa neza, icyo mumenya neza mu buryo bwiza bw'uruki kandi bwihuse. Niba kiguhereza bazakubaza ngo iki cyapa gishatse kuvuga iki, uzasubiza ko kivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ikindi umenya kuri iki cyapa, ntacyo tugira mu Rwanda. Ngira ngo ko tutagira mu Rwanda babwisobanurira impamvu tukiga, ruhahita mbaza ngo wowe ugize tukiga kandi kitari mu Rwanda. Ngira ngo nabibasobanuriye neza ko twatangiranye video. Ikindi kandi kuri iki cyapa ngira ngo mukwiye kumenya neza yuko mu buryo bwiza bworoshye kandi bwihuse kumenya ko iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Nabikubwiye ko noneho sasa hari igihe bazakikubaza mu magambo, bakubaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite ibirango by'amabara akurikira, uzasubiza umutuku ndetse n'umweru. Niba kubaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ko gutambuka mbere y'ibyo binyabiziga, ibyo binyabiziga gutambuka mbere yabyo nuko bizaba biri umutuku, uzahita ubyumva rwose. Ariko wowe uzatambuka mbere yabyo ko uzaba uri muri hebara ry'umweru. Bazakubaza ngo bazakikubaza mu magambo, hari igihe bazakikubaza gutya kigaragara gutya, cyangwa se bakakikubaza mu magambo. Niba kikubaza mu magambo rero bakakubaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite ibirango by'amabara akurikira, bazaguhitishamo umweru gutyo, ariko uzasubiza umutuku n'umweru nkuko turi kubona ibirango by'iki cyapa bimeze. Ndizera yuko rwose aya moko cyase ndavuga ubu bwoko bw'ibyapa mubonye neza byo gutambuka mbere kandi musobanukiwe, nta muntu uzabutsindwa. Ese urifuza ko utatwakorera ubwoko bw'ibyapa buhe? Shyiramo hasi muri comment tubundi twahurire tuzete tubona ibyapa uzabifuza ko tuzagukoreraho ubukurikiye. Ngiye nitwa Teacher Gakuru, mukomeze mudukunde cyane kandi musharinga ibiganiro byacu. Nakagaruka rwose, ndagushimiye ko wabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota, kandi kuba koze subscribe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mana mu ijuru rwose baho umugisha rero kandi bahaza uburame. Shalom.